aravuga ati twe tuzatabara ariko tuzatabara ahantu hakurya iyo ngiyo ariko nuramuka untanze kurasa ubwo nanjye ntago bizashoboka undi ati nanjye ntago uzantanga kurasa urumva hariho kurasa akabaho no guhamya noneho rero ubwo barirukanga nuko Rwanyonga na Rwabugiri nuko baragenda ariko ngo Rwanyonga ageze iwabo abwira se aramubwira ati nahize nakwambiye ese wahize iki mwana wanjye ati nahize yuko Rwabugiri atazantanga kurasa ndetse atazantanga no guhamya ati rero niba wahize ngwino nkwereke none niba wahize ti uramenya utazaba ikigwari wahize ngo aramujyana azana amacumu aramubwira ati Rwanyonga wamenye ibyabaye batabaye Rwanyonga byutse asanga ahantu ari harazitiye ntihabona asanga amacumu arashinze ahantu hose aramubwira ati ese ko nduzi amacumu ashinze kandi hano hakaba hafunze ati none ni ujya gutabara bizagenda gute Rwanyonga anyura muri ya macumu aramujomba anyura bya bintu by'ibihindizo byose arabikubita aremera arababara ababaza amaboko ababaza umubiri ababaza umutima ariko bya bintu bikomeye abicamo kubera umuhigo yagize gute yahize kugira ngo umuhiga azawuhigure bwira ko iguha imyenda ariko warabanje kwambara ubusa iyo yambaye ubusa arihangana uyu munsi rero wa none ntago abantu bari kubwira abantu yuko Imana yambika umuntu ariko yabanje kwambara ubusa ntago abantu bari kubwira abantu yuko Imana iha umuntu imodoka ariko yarabanje kubaho ngaho adafite n'igitogotogo gitogotogo yenda ubwo ndi mu mujyi wa Kigali bari buvuge bati icyo kintu uvuze ni igiki reka mvuga ingorofani ikaba yaguha imodoka utarigeze ugira n'ingorofani yewe hari n'ikintu nabonye abana birukanka inyuma kiva ku modoka basatura ku kintu cy'imodoka ku ipine y'imodoka abana bakakigenda inyuma Imana ikaguha imodoka na kiriya kintu utarigeze unanakigira utari ufite n'ubushobozi bwo kukigura ubibwiye umuntu yabyumva akavuga ati koko ya Mana iratabara ndi mu bihe bikomeye ariko ejo hazaza Imana izangirira neza. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse nabawe n'ibyawe byose wowe udahwema gukurikira ijambo ry'Imana kandi udahwema gukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri Ntutebe TV 250 kora subscribe nimba utarakora subscribe kuko iyo ni inkunga ikomeye urabuduteye mu rwego rwo kuduha amafaranga n'abanyahura ngo dushakire nabura subscribe 20 kuri buri muntu ucyo gihe urabudukuteye inkunga iruta amafaranga kandi nabwo yaduhaye kumva ko wadushyikira muri uyu murimo w'ivuga butumwa ntago twayanga kuko yadufasha ariko kano kanya turagusaba inkunga subscribe kugira ngo nuyikora nta kindi kandi biraba bimaze uretse kudutereza intambwe ako kandi nawe urabushikiye ivuga butumwa ko tuzadushyira ikiganiro cyose uzajya uwa mbere gukurikirana ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntutebe TV 250 nta kikinyuraho nta n'ikindi uzasangaho uretse inkuru zivuga Yesu, uretse inkuru zamamaza umusaraba, uretse inkuru zamamaza gucungurwa kwacu, uretse inkuru zigushishikaza kugira ngo uve mu byaha ukurikire Yesu uzabone ubugingo buhoraho. Nizo nkuru zonyine uzasanga n'izindi zibitanye isano ariko intego nimwe no kugira ngo umuntu azagere mu bwami bwo mu ijuru. Ndagusuje rero aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi kugira ngo nkwifurize ineza y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize amagara mazima uko roho nzima iba mu mubiri muzima. Udafite umubiri muzima roho nzima ntago yabona ayigana. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndimwe n'umukozi w'Imana muramumenye ntago ari ubwa mbere mumubonye. Niyo tugiye kubana nawe muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka ntangire muha ikaze ayo kandi namusuza. Ndagusuje mu izina rya Yesu mwene data. Amahoro y'Imana nabane nawe. Umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Urakomeye? Ndaho pe. Atuje cyane mwene data. Niko bisanzwe nibisanzwe niko mpora. Turagira ngo rero muri kano kanya wibutse abantu amazina yawe nde tugiye kuganira nawe muri kano kanya. Amazina nitwa Muhire Didi. Ndi umusaza. Urabona uri umusaza koko? Kabisa. Shaje. Banze Nyanza. Makuru cy'iminsi muhe. Ni meza cyane.
rwose uru rugendo ni bangahe bazarurangiza, uru rugendo niba bazarura urugendo. Iyo urebye mukozi w'Imana uri mu bantu bakunda kureba ibintu bakazamura na rinete bakareba ibyo tutareba twebwe. Ese iyo urebye urugendo ubona ari bangahe bazarurangiza, ubona bigemeze bite by'urugendo Didier? uru rugendo rurakomeye. Hari abantu bazi ko ari ukugenda nka kwa kundi umuntu yigira mu isoko guhaha inyanya, ariko uru rugendo ruragoye kuko rurasaba imbaraga kandi zitari iz'amafaranga cyangwa se iz'ibirayi. Rurasaba imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima zimeze bite, bazishaka bate? ni ukugira umutima ukomeye, udatinya ukaba udatinya no gukubita umuntu. oya, umuntu umukubise wabihanirwa. ni umutima udatinya gutuka umuntu, gukubita abadayimoni. twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho? Niki cyabwira abantu ko bazagera mu ijuru? Ni umutima ukomeye nk'urutare. ni umutima ukomeye. Hanyuma niwo muririmbyi uririmbye nawe arabivuga. ni umwuka wihoraho. uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi mu nzira yahisemo ijya mu ijuru, ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, have wabwoba we nimunyihore, namara amaje pe kujya mu ijuru. Muri rugendo ko mbona harimo ibintu biteye ubwoba biri kugamburuza abera, urabona byoroshye Didier? nigeze kumva igitaramo, numva inanga yandera, iriya nanga ya Rwanyonga na Rwabugiri. wavuga ute se Rwanyonga na Rwabugiri uzanye mu iyobokamana, nk'ibyo bintu ni ibiki? hanyuma Rwanyonga ngo yaragiye arahiga, aravuga ati twe tuzatabara, ariko tuzatabara ahantu hakurya iyo ngiyo, ariko nuramuka untanze kurasa ubwo nanjye ntago bizashoboka. undi ati nanjye ntago uzantanga kurasa. urumva hariho kurasa akabaho no guhamya. noneho rero ubwo barirukanga, nuko Rwanyonga na Rwabugiri nuko baragenda, ariko ngo Rwanyonga ageze iwabo abwira se, aramubwira ati nahize nakwambiye. ese wahize iki mwana wanjye? ati nahize yuko Rwabugiri atazantanga kurasa ndetse atazantanga no guhamya. ati rero niba wahize ngwino nkwereke, none niba wahize uramenya utazaba ikigwari wahize. ngo aramujyana, azana amacumu, aramubwira ati Rwanyonga wamenye ibyabaye? batabaye. Rwanyonga abyutse asanga ahantu ari harazitiye, ntihabona. asanga amacumu arashinze ahantu hose, aramubwira ati ese ko nduzi amacumu ashinze kandi hano hakaba hafunze, ati none ni ujya gutabara bizagenda gute? Rwanyonga anyura muri ya macumu aramujomba, anyura bya bintu by'ibihindizo byose arabikubita, aremera, arababara, ababaza amaboko, ababaza umubiri, ababaza umutima, ariko bya bintu bikomeye abicamo kubera umuhigo yagize gute, yahize kugira ngo umuhiga azawuhigure, mbese ibintu bizagende neza. rero uru rugendo si rwari kumbaza se? ni nk'ibyo biragusaba gukomera, ugaca mu bikomeye kubera ko warahize. kandi umuhigo wahize ugomba kugira gute? kuwuhigura. dukomere ku ndahiro pe, nta kundi. indahiro tuyikomereho. ni ukurwana, abantu bakarwana bashikamye. ngwahirwa wihanganiye mugerageza, ko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. ese ugiye guca muri ibyo bintu,
ugaca muri ibyo bikorwa. Iyo dusubije amaso inyuma dusanga ba Stefano na ziriya ntumwa za Yesu zagiye zibabazwa zemera kubyihanganamo kugira ngo zisimbire ubundi bwiza zabonaga, ngo bajyaga babireba bakabona nk'ibiri kure, ariko bari muri icyo gihe ngo bakabona biri hafi yabo bikabatera imbaraga. Iyi minsi ubona abantu bafite imbaraga zabashoboza kwihangana ibyo bikomeye biramutse bigeze. Barahari, hari abahari ko buriya ntabapfira gushira. Hari abahari, barahari pe, barahari bagerageza, barahari babikora, barahari basenga. Gusa impamvu kenshi na kenshi ibintu byo gusenga no gukomera nk'uko umuntu akemera agashinyiriza bigenda binanira abantu, ibihe bigerageza abantu ni byinshi. Ibihe bigerageza abantu ni byinshi kandi ni byinshi cyane. Ibihe biri kugerageza abantu ni byinshi, niyo mpamvu. Ariko pe abantu barahari bagerageza. Guhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo, kandi unamba kuri shebuja niwe uzashimwa. Manza witaba umuntu kuri telefone nta kibazo. Bavuze ngo ibihe biri kugerageza abantu kandi ibihe bikurura abantu ni byinshi, ariko haracyari abantu bagikomeye mu gakiza, nta bapfira gushira. Nibyo wari utangiye uvuga ko ndakubwira nanjye unamba kuri shebuja niwe uzashimwa, kandi uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo. Abantu uri kubona gutegereza Imana, kunamba, ubona bari kugera ku rwego ruzima, kuko abantu inzara iri kugamburuza benshi cyane igatuma bajya kubeshya. Ubukene buri gutuma abantu biyambikwa undi mwambaro. Urabona uku kunamba babishoboye, urabona cyangwa ukona uku kunamba ku cyo mwizeye, ku cyo mwamenye cyangwa se ko mwamenye, ubona biri ku rugero rukwiriye. Uzi impamvu ituma abantu bagenda bacika intege, ukagenda ubona bagenda bacika intege cyane cyane kubera inzara cyangwa n'ubwo bukene. Ni ukubera kwigishwa, sinzi, ariko reka mvuge ko ni ukwigishwa nabi. Ariko kwigishwa nabi guturuka kubifata nabi, mbese mu yandi magambo, cyangwa bakabigishwa ariko bagafata nabi inyigisho bigishijwe. Kuko inshuro nyinshi abantu bakunda kwigisha, nanjye ibyo bintu ndabikora, nkigisha abantu nkababwira ukuntu Imana itabara, kandi koko Imana iratabara, Imana irarengera. Ariko iyo turi mu bihe byo kubwira abantu ko Imana itabara, ntago tubasha kubabwira ukuntu itabara uwihanganye, ahubwo tuza turi mu byishimo, turi mu mavuta yo kuvuga Imana. Muri iyi minsi basigaye babyita kuvuga Imana, ngo kandi ngo ni ukuyivuga neza. Noneho tukaza tubabwira ukuntu Imana itabara, tukabwira ukuntu Imana itanga amazu, tukabwira ukuntu Imana itanga amamodoka, tukabwira ukuntu Imana yambika. Hako ntimubwire ko Imana inica, inakenesha. Ntitubabwire ko Imana ikenesha, kandi ntitunababwire ko yica, kandi koko cyangwa se twanababwira ko yica, ariko tukababwira ko yica abanyabyaha. Tukababwira ngo yica abanyabyaha cyangwa ngo ikenesha ngo abatayubaha. Ariko ntitubabwire ko twatabawe, twabonye imodoka twarabanje kugenza ibirenge. Ubundi uramutse wigishije umuntu ukamubwira uti njyewe Imana yampaye imyenda, mu by'ukuri yayimpaye nari nyikeneye, kuko hari abantu babizi najyaga mbaho ngaho nta myenda mfite. Uyu muntu ashobora kubyumva. Ariko iyo umubwiye ko Imana itanga imyenda, inshuro nyinshi muri we aje gusenga Imana itanga imyenda, ukamubwira ko iguha imyenda ariko warabanje kwambara ubusa. Iyo yambaye ubusa arihangana. Uyu munsi rero wa none ntago abantu bari kubwira abantu yuko Imana yambika umuntu ariko yabanje kwambara ubusa. Ntago abantu bari kubwira abantu yuko Imana iha umuntu imodoka ariko yarabanje kubaho ngaho adafite n'igitogotogo. Igitogotogo yenda ubwo ndi mu mujyi wa Kigali bari buvuge bati icyo kintu uvuze ni igiki, reka mvuge ingorofani. Ikaba yaguha imodoka utarigeze ugira n'ingorofani. Yewe hari n'ikintu nabonye abana birukanka inyuma kiva ku modoka, basatura ku kintu cy'imodoka, ku ipine y'imodoka, abana bakakigenda inyuma. Imana ikaguha imodoka na kiriya kintu utarigeze unanakigira, utari ufite n'ubushobozi bwo kukigura.
ubibwiye umuntu yabyumva akavuga ati koko ya Mana iratabara, ndi mu bihe bikomeye ariko ejo hazaza Imana izangirira neza. Ariko iyo uje ukamubwira yuko Imana itanga imodoka, igatanga inzu, igatanga imyenda, we akabona atabifite ahita avuga ati babibona muri ubu buryo, nawe akaza ashakisha bwa buryo babibonamo. Ariko ibi bintu byose Imana ibitanga byavuye mu kwihangana. Urakoze cyane. Ibintu byose Imana ibitanga byavuye mu kwihangana. Abantu nibihangane bategereze Imana, niho navuze ngo unamba kuri shebuja niwe uzashima. Reka tuguhe umwanya Didier, nimba wasenze Imana ntabwo mbyibuka, ubundi utugezeho ikimwuka ashyize ku mutima wawe. Ni karibu. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu tugiye kuganira ijambo ryawe, n'ubugingo n'imbaraga n'impemburo. Uzubane natwe, tugirire neza, twambike imbaraga, kugira neza kwawe kugaragare. Utubere Imana kandi utubere umurengezi, utubere ubwugamo kandi utubere ubwihisho, kugira neza kwawe kore kukugaragara, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana usanga muri Yesaya 45 ku murongo waho wa mbere. Turaganira kuri ayo magambo turageza ku murongo wa 2. Yesaya 45 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibya Kuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Yego. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, we yimikishije amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzashyanyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Yego. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Yego. Nzamenagura inzugi z'imiringa, n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ongeraho undi murongo. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Yego. N'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryanjye, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Aya ni amagambo meza y'ubwenge. Tugiye kuganira kuri iri jambo, hanyuma niturangiza kuganira kuri iri jambo turasenga. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, muze tuganira ijambo ry'Imana. Ndabashuhuje mwebwe muri iburasirazuba n'iburengerazuba, muri mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru. Yego. Muri mu bice byose by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, muri no hanze y'uru Rwanda, muri no mu migabane y'abazungu, namwe turabashuhuje. Abumva ikinyarwanda n'abatacyumva, Imana ibaha umugisha. Hari abantu bagiye batubwira ko bakunda ijambo ry'Imana ngo ritavangiye, ngo bakumva rwose birabanejeje. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Iri jambo ni Imana yaribwiye Kuro ngo uko Abisiraheli, mbese mu yandi magambo bazatabarwa cyangwa uko bazagaruka. Iki cyari igihe kigoye kandi cyari igihe gikomeye. Niyo mpamvu umutwe w'ijambo uvuga ngo ni ibya Kuro n'iby'Abisiraheli. Urumva Abisiraheli muri iki gihe Bibiliya itubwira ko ngo bari baratatanye, batatanira hirya no hino, hirya no hino, hirya no hino. Iki ni igihe kigeze kubaho kirakomera, kiba ku muryango w'Abisiraheli n'Abayuda, ngo hanyuma baratatana, bajyanwa i Babuloni, abandi bajyanwa mu bindi bihugu, ngo baragenda bajya kuba bacakara, bajya kuba bahake. Ngo hanyuma umwami wari uri i Babuloni yari umwami ukomeye ufite imbaraga, yari umwami ukomeye uzi kurwana, hanyuma akubitira ku gihe Abisiraheli bari barasuzuguye Uwiteka. Hanyuma Imana imuhagurutsa nk'umuhozi w'Imana, hanyuma aragenda atera Abisiraheli. Amaze kubatera n'Abayuda arabanyaga, ariko ngo amaze kubatatanya anyaga n'ibikoresho byo mu rusengero rwabo, kandi amaze kubinyaga abijyana mu nzu ye, aragenda abishyira iwe. Amaze kubishyira iwe aragenda yubaka umurwa we, amaze kuwubaka arawuzitira,
murabizi ko ibi bihugu byo hanze mujya mubireba ku ntuza zitandukanye nyinshi, ku masheni atandukanye, bo bafite ukuntu bajya bashwana umupaka w'igihugu n'undi, bakawubaka urukuta rw'amabuye, bagashyira abarinzi ku nkuta zabo, imipaka yabo ikaba yubakiye inkuta z'amabuye ku buryo utabasha kubona uko uharenga. Aba nabo bari barubatse igihugu cyabo baragikorotira, bamaze kugikorotira bashyiraho uburinzi, baravuga ngo uburinzi bw'igihugu cyacu burahagije. Ariko ngo hari ijambo ryari ryaranditswe, ngo ryandikwa rivuzwe n'abahanuzi, ngo bamaze kuryandika kera bararibika, bamaze kubibika bishyira mu bitabo bajyana ahantu mu murere, babishyiramo baraceceka barapfundikira, hanyuma ngo umwami abisinyaho, ariko barabibika baricecekera. Ngo bari baranditse baravuga ngo Kuro, niho iyi mutwe w'ijambo uvuga ngo ni ibya Kuro n'iby'Abisiraheli. Bari baranditse baravuga ngo Kuro, ngo hazaza umwami witwa Kuro, ngo hanyuma naza uwo nguwo niwe uzaba umwami, kandi ngo azaba umwami, mbese mu yandi magambo ubwami buzagabanwamo kabiri. Hanyuma barabyandika barabibika, bamaze kubibika baricecekera. Abahungu baragenda barahakwa we, abitwa ba Saduraka, ba Mishake, ba Abedenego, ba Daniyeli, ngo baragenda barakubitwa, bakubitirwa i Babuloni, bakora imirimo y'agahato, abandi barapfa, abandi baratatana, abandi bajya hirya mu bihugu bya kure, ariko bakibaza ubundi umucunguzi wacu azaturuka hehe, tuzataha byagenze gute, bizagenda gute, amaherezo y'ibi bintu azaba yahe. Mbese baribaza, ibintu birabacanga, ibintu birabayobera, ariko barasenga. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera, nasomye ijambo muri Zaburi, bari baratatanye, baranyazwe, baragiye batatanira hirya no hino. Nebukadinezari umwami yari yaraje arabanyaga, arabajyana mu gihe cya Nebukadinezari. Ba Daniyeli niho bari baranyazwe. Hanyuma igihe kiza kugera, ariko ngo byari byaranditswe mu gitabo cy'uko hari uwitwa Kuro, umwami w'Ubuperesi uzaza, birandikwa, birahanurwa, birabikwa, bamaze kubibika baricecekera. Hanyuma Nebukadinezari ngo aragenda ajya mu rusengero rw'i Yerusalemu, anyagayo ibikombe, anyagayo amasahane, anyagayo ibisorori, anyagayo n'ibyungo, ndetse anyagayo n'imidahu n'ubumamiro, byose arabizana, ngo n'inkono zimwe z'imbyiro yari yarazizanye azijyana i Babuloni. Amaze kubijyana aragenda abishyiriwe, amaze kubishyiriwe hanyuma arabibika, ariko ntiyagira ikintu abikoresha, araceceka, aravuga ati ntawamenya, ariko arabijyana. Hanyuma ngo igihe kiza kugera rero, Abisiraheli barimo bagenda basenga, bavuga ati se Mana bizagenda gute? Ayiwe, harimo abandi barimo kugenda baririmba ngo bafite agahinda n'umubabaro. Ariho handi Zaburi yabivuze neza, aravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, ngo tukarira twibutse iwacu i Siyoni. Baravuga ngo twabaga turi mu mahoro tunezerewe, twabaga turi mu mutuzo, twabaga turi mu byishimo, ariko ngo bene igihugu batunyaze, ubu ngubu barimo baradukina ku mubyimba, ngo bakababwira ngo nimuducurangire indirimbo z'iwanyu. Abandi bakavuga ati ntago twabacurangira indirimbo z'iwacu kubera ko turi mu mahanga, ntago babashaga kuririmba nk'uko bikwiye. Abari bahari bari bariho mu buzima bugoye, ariko ngo hanyuma hirya gatoya, hirya y'ayo marira, hirya y'izo ntambara, hirya y'ayo makuba, ngo byari byarahanuwe yuko hari uzaza witwa Kuro. Imana ishimwe. Ngo byari byarahanuwe yuko hari uzaza witwa Kuro, ngo hanyuma ngo akaza akaba umwami w'Ubuperesi. Ngo hanyuma igihe kiragera rero, ubwo bari barimo barira ngo Kuro yari ari inyuma arimo kwitoza, ubwo bari barimo bataka Kuro yari arimo yitoza, ubwo bari barimo baboroga Kuro yari arimo yitoza. Ngo hanyuma igihe kiza kugera, uyu mwami Nebukadinezari Imana iramujyana iramwigisha. Imaze kumwigisha areba
uburyo ki Imana ikora, agerageza Abasaduraka na Meshaki na Abedenego, areba ukuntu mu itanura ry'umuriro bimeze, arangije aravuga ati iyi niyo Mana. Baramujyana, Imana iramujyana iramwigisha mu buryo buhagije, ariko ngo igihe kiza kugera avuyeho hajyaho umuhungu we Berushazari agiyeho, ntiyongera kugira ikintu yitaho, ntiyongera kwita ku by'Imana. Ngo hanyuma igihe kiza kugira ngo aranywa arasinda, amaze gusinda abwira abagaragu, barababwira ati nimunzanire bya bikombe data yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, munzanire ibikoresho byavuye mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ibikoresho ngo barabizana, bamaze kubizana babinywesha inzoga z'ibigirwamana baterekerereyeho, ngo babinywesha, babikoreraho imihango y'abanyamahanga. Ngo Imana irabireba irarakara cyane, ngo agiye kubona aho yari ari, ngo ikiganza kiramanutse cyanditse ku rusika, ngo kirandika ngo menu tekeri furaziri. Hanyuma ubwoba buramwica, ahamagara abakonikoni arababwira ati nimusome iriya nyandiko. Barayisoma, ati musobanuye inyandiko, birabananira. Ahamagara abacunnyi ati musome iriya nyandiko, barayisoma, ati musobanure inyandiko, birabananira. Ahamagara abakarudaya, birabananira. Ahamagara abanyamahanga bose, birabananira. Ahamagara abanyabwenge be, birabananira. Ahamagara abantu bose, ngo birabananira. Hanyuma bimaze kubananira, baravuga ati ntabwo twapfa twenyine. Bahamagara Daniyeli na Meshaki na Abedenego, ba bandi bose uko bari bane. Ngo baragenda barasenga, bamaze gusenga Imana ihishurira Daniyeli ibi bintu uko bimeze n'uko bivuze. Araza abwira umwami ati icyo bivuze nakibonye ni iki ngiki. Ngo menu tekeri furaziri, aramubwira ngo bisobanurwa ngo ubwami bwawe buranyazwe. Aramubwira ngo buhawe Abamedi ndetse n'Abaperesi. Mu yandi magambo ubwami bugabanyijwemo kabiri. Ariko ngo byari byaranditsweho, twasomye, Imana yari yarabwiye Kuro ijya kumwimikisha amavuta, iramubwira ngo umva Kuro, iramubwira ngo Kuro nzakugenda imbere, iramubwira ngo hataringaniye Kuro nzaharinganiza, iramubwira ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, iramubwira ngo nzakujya imbere, iramubwira ngo nzakenyuruza abami, iramubwira ngo kugira ngo gukingurire inzugi, iramubwira ngo amarembo yawe ntago azugarirwa, iramubwira ngo kandi nzaguha ubutunzi buhishwe, ngo ndetse buhishwe n'ahantu mu murere. Ubwo bari muri izi gahunda, bari mu kwinywera, bari mu kwirira, ngo hanyuma banyweye bihagije, bari bafashe ibikombe byo mu rusengero rw'i Yerusalemu babinywereyemo, ibintu byo mu rusengero rw'Imana babifashe uko bishakiye. Ngo hanyuma ba basirikare bajyaga bugarira ya marembo, kuyugarira birabananira kuko bari basinze. Za nzugi ziremereye cyane bajyaga barwana nazo bagakurura, kuzishyiraho birabananira. Mbese mu yandi magambo Imana irabarindagiza, baranywa barasinda barasinzira. Ababaga ku marembo no ku nkike z'amabuye baramanuka biryamira hasi, ubusinzi bubabera ubusinzi. Ngira ngo mbabwire ngo nta musinzi uzajya mu bwami bwo mu ijuru. Iyo usinze wangirika muri byinshi kandi ukangiza byinshi ku buryo nta kintu ushobora kumenya icyo ari cyo cyose. Ngo hanyuma bari bafite uruzi rwabagabanyaga, urwo ruzi ikiraro cyarwo cyari urugi. Iyo barweguraga nijoro bakarufunga, uruzi rwasigaraga ruri aho ngaho. Iyo barumanuraga urugi mu gitondo, rwahitaga ruhinduka ikiraro. Muri aya masaha rero uru ruzi cyangwa se uru rugi rwari rwabaye ikiraro, nirwo bambukiragaho bagiye mu mirimo yabo. Ngo hanyuma rero igisirikare cya Kuro kiba kiraje, kuko Imana yari yamubwiye ngo Kuro nzakugenda imbere.
kandi iramubwira ngo hataringanije Kuro nzaharinganiza. Era hataringaniye nuko uru ruzi Kuro atagombaga kurwambuka iyo hataza kuba hariho ikiraro rwo rwaruye. Iyo aza agasanga barufunze tayari ntabwo agombaga kuhaca, ariko yaraje asanga urugi mbese ikiraro kiraringanije Kuro ariyambukira. Ageze mu marembo asanga ibyari byabyugi by'imiringa Imana yabikuyeho harakinguye ngo ahita yinjira. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo muri iryo joro Babuloni iraterwa. Mana ishimwe. Berushazari arapfa. Ngo hanyuma ubwo bari bari mu gusinda ntago bamenye ko Imana yakinguriye urugi Kuro. Ubwo bari bari mu gusinda ntago bamenye ko bya byugi byabo biremereye Imana yabicagaguye. Ngo hanyuma bagiye kubona babona Kuro yaje. Ngira ngo kubwire ngo ijambo Imana yakuvuzeho ntago rizahera. Ikintu Imana yavuganye nawe ntago kizahera. Ngo byari byaranditswe mu bihugu byose 120 ingahe yuko Kuro azaba umwami w'Abamedi n'Abaperesi. Imana ishimwe. Kandi byari byashyizweho n'impeta y'umwami, byaranditswe byarasinywe. Ngo bari barafashe ikintu bita izahabu, bafata ikintu bita ifeza, ngo bakijyana ahantu mo hirya uciye munsi y'inzu ya Ekave, baramanuka bajyanamo hasi. Bari bazi kubaka ama etaje muri icyo gihe. Hasi barasesera bajyanamo hirya. Ibintu byitwa ifeza barabika, ibintu byitwa izahabu barabika, ibintu byitwa ubutunzi barabika. Ngo hanyuma barangije baragenda barabibika neza neza, barabihunika babishyira ahantu nyine mbese barabibika ahantu bita mu murere. Barangije Kuro ngo araza aje. Imana yari yamubwiye ngo nzakujya imbere. Imana ishimwe. Ntago Imana yaba yarakubwiye ko izakujya imbere nawe wagize ngo izakujya imbere mu bintu byoroshye, wagize ngo izakujya imbere mu tuntu turi aho ngaho. Imana izakujya imbere mu bihe bikomeye. Imana izakujya imbere mu bihe bigoye. Imana izakujya imbere mu gihe abantu bakwanze. Imana izakujya imbere mu gihe abantu batakikwitayeho. Imana izakujya imbere mu gihe abantu batakikuzi. Imana izakujya imbere mu gihe abantu bakwibagiwe. Imana izakujya imbere mu gihe nta muntu uri kubona imbere yawe. Imana izakujya imbere mu gihe ibyo wari wiringiye nta bihari. Nibwo Imana izakujya imbere ukabona ukuboko kw'Imana. Mu gihe ukiri kwibwira ko ufite abantu bagufashe mu maboko, mu gihe ukiri kwibwira ko ufite abantu bakugaragiye, ntabwo uzabona, ahubwo uzabona Imana mu gihe abantu bagutaye. Imana ishimwe. Mu gihe abantu batakiri kukumva nibwo uzabona Imana. Ngo Imana irangije, umuririmbyi niko yaririmbye. Muri iryo joro basinze, muri iryo joro bataraye, muri iryo joro bagiye mu ntege nkeya, muri iryo joro wibagiwe Imana, muri iryo joro wavuye mu gakiza, muri iryo joro mbese watesheje iby'Imana agaciro, nicyo gihe ushobora kuba wapfamo. Uramenye ntuteshe iby'Imana agaciro, kuko muri cya gihe uzateshuka ushobora gupfira. Muri icyo gihe ukagwa mu byaha. Muri cya gihe uzanamuka nicyo gihe ushobora gupfiramo ukava ku Mana ugapfa urimbutse. Muri cya gihe ufite ibibazo byinshi, muri cya gihe byagucanze, muri cya gihe abantu batakikwitayeho, nibwo uzabona Imana. Imana ishimwe. Kandi muri cya gihe ubona ko nta muntu n'umwe uri kubona, nibwo uzabona Imana. Imana ishimwe. Ngo Kuro, Imana iramubwira ngo Kuro we nzakugenda imbere. Kandi Imana ni inyangamugayo. Iramubwira ngo hataringaniye nzaharinganiza. Iramubwira ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, kandi ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iramubwira ngo nzaguha ubutunzi buhishwe ahantu mu mwijima.
aragenda, amaze kwambuka aragenda agera mu murere, akuramo ubutunzi Imana yamubwiye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntiwihebe, Imana iri kumwe nawe. Ntiwiganyire, Imana izakugirira neza. Ntucike intege, Imana irakuzi. Kandi nturambirwe, uko byagenda kose Imana izakugirira neza. Tugiye gusenga, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Imana yavuganye nawe no kubikora izabikora. Ibyo Imana yavuganye nawe, ibyo Imana yakubwiye no kubikora izabikora. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuganye nawe, ayiwe, Imana ishimwe. Ibyo Imana yavuganye nawe no kubikora izabikora. Ibyo Imana yakubwiye no kubikora izabikora. Ibyo wumvise Imana ivugana nawe, ntabwo Imana yakubeshye. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, kandi Imana ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Icyo yavuze yakivuze yakigambiriye, kandi icyo yavuze yakivuze yagitekereje. Humura Imana. Lele sisi kebe mini tute. Icyo Imana yavuganye nawe no kugikora, Imana izagikora. Ntucike intege. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri hose ntucike intege. Ibyo Imana yakubwiye, Imana izabikora. Imana ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze, kandi Imana ntabwo ibeshye. Rero humura, ukomere, kandi ukomeze n'abandi. Imana izakugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo Imana yabwiye Kuro yarabibonye, nawe ibyo Imana yakubwiye Imana izabikora. Ntucike intege, ukomere, kandi ukomere umutima. Yego. urakoze cyane mwene data. Ibyo Imana yavuze no kubikora izabikora. Yego. Haleluya. Amen. Gatugusabira umugisha ku kiganiro cyiza uduhaye. Abantu bacitse intege, bazi ko Imana yababeshye, bazi ko ariko katubwira abantu ngo nimba ari Imana yavuze izabikora. Icyakora cyo nimba ari umuntu wabivuze by'umuntu byo rwose pe. Abantu nanjye ufite abantu bagiye banyemerera ibintu, ariko usibye ko nta n'umuntu ujya unyemerera ikintu ngo nyemere. Iyo nyemereye ndavuga ni yego rwose, ni sawa sawa, nkigendera. Wazabikora nuko utanabikora, kandi ntago mba nabyubatseho cyane ko iby'umuntu n'iby'umuntu. Reka tubwire abantu ngo nimwongere mugarurire Imana icyizere. Nukuri uko Imana uko yari kera n'uyu munsi niko ikiri. Kandi ijambo ryayo yavuze ku buzima bwawe, mu mibereho yawe, cyakubwiye cyose biravuga ngo aho kugira ngo kireke gusohora, ahubwo isi n'ijuru byo byavaho. Reka dushimire umukozi w'Imana ku kiganiro cyiza atugejejeho. Atanga nimero ya telefone, ubundi asengera abantu b'Imana. Karibu mutumire. Telefone ni 0788 20 85 18. Kandi ni ukuri Imana, ibi bintu byacu abantu benshi babifata nkaho bidafite imbaraga, ariko nagira ngo nkubwire ngo niwizera Imana uzabona imbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Murakoze, kandi Imana ibakomeze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Imana ibagirire neza. Imana mu izina rya Yesu tuvuze ijambo ryawe. Ijambo ryawe nitabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byacu. Girira neza abantu bawe, natwe tugirire neza. Ukomeze abantu kandi ubahembure. Uba ari wowe utanga imbaraga, ni mu izina rya Yesu. Amen. Heza